bakunze ibanga W7 TV, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro. Mugarukanye na wa musore Imana ikunda kandi yishimira, Jean Pierre Ishimwe Peacemaker. Reka mbabwire ko iri ari ibanga W7 TV. Kora subscribe nyamuneka kora subscribe niba utari wayikora, kandi ukore share kuri bagenzi bawe kugira ngo ubashe kubasangiza ibiganiro by'ubwenge tubagezaho. Reka tubibutse ko tubagezaho ibiganiro biri mu bisata bitatu, ibyo ni iby'umwuka, iby'ubuzima ndetse n'iby'ubwenge. Tugarukanye namwe rero mu gisata cyacu cya gatatu, aricyo cy'ubwenge. Ngira ngo tugiye kubagezaho bimwe mu byo abantu bamwe bashingiraho, ntabura kuvuga ko ahari abaswa reka mvuge ko ari iby'abaswa bashingiraho barambagiza. Nyamuneka ihane ku gicumbi cy'ubwenge, ibi urabyumva kugira ngo nawe utaba umuswa. Urabyumva kugira ngo nawe utaba umuswa, hato utazabishingira nk'uko abaswa bajya babishingiraho, ugasanga za divorce zirimo kwiyongera. Ngira ngo hirya no hino hakuzengurutse nawe ugenda ubibona, ugasanga abantu baratandukana, ugasanga ingo zirasenyuka ku mpamvu zitandukanye. Nyamuneka ibi urabyumva kugira ngo nawe ibi bitazakubaho, umenye iby'abaswa bajya bagenderaho barambagiza, kugira ngo hato nawe utazisanga muri uyu mugabane. Ngira ngo rero duherukana tuganira n'umugabo w'umuhanga, ni umugabo w'umuhanga cyane, umuhanga, umupasiteri Nsabihoraho Zakari, atubwira impamvu zitandukanye abantu bamwe bajya bagenderaho barambagiza. Izi mpamvu zikaza kubashyira mu kaga n'akangaratete. Ngira ngo uyu mupasiteri Nsabihoraho Zakari afite impamyabumenyi yo mu rwego rwa maîtrise mu by'iyobokamana, ni umuhanga cyane yakuye muri Andrew University campus ya Spice Memory University yo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni umuhanga cyane. Ngira ngo rero yanditse igitabo cyitwa Urugo Ruhumura. Natwe mu gusoma iki gitabo cy'uyu mupasiteri yanditse igitabo cyiza kandi cyuje ubwenge n'ubushishozi, twarabigusangije muri iki kiganiro kugira ngo nawe ube umunyabwenge ndetse ube umuhanga, umenye kandi kurambagiza. Ndetse no mu gihe waba warasoje iki cyiciro cyo kurambagiza, ubasha kubaka urugo rwiza kandi rubayeho rutuje, rwuje amahoro ndetse n'umutekano. Karibu rero mu kiganiro. Ngira ngo mu gice cya mbere cy'ikiganiro twabonye byinshi bitandukanye, aho uyu mupasiteri agenda atanga inama zitandukanye, akugira inama mu kurambagiza kwawe kugira ngo uzarambagize neza kandi wubake urugo rwuje amahoro ndetse n'umutekano. Ngira ngo rero pasiteri Nsabihoraho aravuga ati reka tuvuge ko umusore atakunze umukobwa amukundiye ko afite amenyo meza, atafite amenyo meza y'urwererane, ati ikimero cyiza, ati n'uruhu rukeye, ati kandi rubengerana. Pasiteri ati ibyo ni byiza rwose, ati ndetse najye mbere abandi batamumutwara. Ngira ngo ubwo duherukana mu kiganiro, ngira ngo aha naho twarahageze, avuga ati najye mbere atabandi ati batamumutwara. Atari ko se ati uyu musore ati yaba yarateganije ati uko azabyitwaramo igihe y'amenyo azaba amaze gukuka hasigaye ibihanga, ati naho rwa ruhu rw'umubiri we ati rwarizingazinze nk'igikoba kiguye mu ziko. Uyu muhanga ati inshuti yanjye, ati si ngombwa ko ati umukunzi wawe agira impanuka, ati mukura amenyo, ati ngo inangize uburanga bwe, ati iminsi ubwayo ati zabyikorera, ati nk'uko iteka inzovu mu rwabya, ati gapfura umugara w'intare,
ati kandi ati kanyagirira inkende munsi y'igiti yuriraga. Nyamuneka azi kubona inkende inyagirirwa munsi y'igiti kandi yuriraga. Uyu ni umugani. Uyu ni umugani uwo mwashakanye ati nawe ati bizamushyikira, ati icyo gihe nikigera ati bizagusaba kongera kumurambagiza bushya, ati no kumuturanya nka kera. Ati bizagusaba kumurambagiza bushya ati no kumuturanya nka kera. Ati cyangwa bigutere no kwicuza, ati kuko ibyo wari wishingikirijeho amukunda ibyo waje gusanga atakibifite. Hanyuma pasiteri rero aravuga ati mbese umuntu wavuze ko byanze bikunze azashaka n'umudogiteri, ati nihaza ufite amashuri 6 yisumbuye atazamwemerera. Nyamuneka iki kibazo nanjye nakikubaza, ese umuntu wavuze ko azashakana n'umuntu ufite doctora nihaza amashuri 6 yisumbuye, ese umuntu azamwemerera? Aha rero ugasanga umusore agiye kurambagiza, ugasanga bamuteye indobo bagyimbije umunkanyari ngo bamuteye indobo. Ni ngombwa nyine reka bayigutere kuko none se ibyo ashaka ntabyo ufite. Tuza rero indobo yirye kubera ko ibyo urambagiza ashaka ntabyo ufite. None se niba ntabyo ufite uragira ngo bigende biti? Pasiteri ati mbese umuntu wavuze ko azarambagiza umuntu ufite doctora, ati nihaza ufite amashuri yisumbuye aturatekereza ko azamwemera. None se nanjye nkubaze, urumva ko azamwemera? Ibi rero bivuze ko nurambagiza umuntu akakwanga uzatuze kandi umenye impamvu kandi uzihangane. Pasiteri ati uratekereza ko azamwemera? Ati ntashobora kumwemera na gato. Atanga igisubizo avuga ati ntashobora kumwemera na gato. Ati kubera iki? Ati kubera ko kuri we indangagaciro rudasumbwa ari doctora. Wa muntu ntazi indangagaciro izo utekereza yuko ngo uri umusore mama witonda, ngo uri umusore ukeye, ngo ufite amafaranga kandi yenda wizatata abanza cyangwa nta nayo. Niko wa muntu ashaka ufite doctora. None rero ibyo kuba uri umusore w'ingeso nziza ngo kandi witonda, oya, ibi kuri we ntacyo bivuze. Kuri we ntacyo bivuze kuko indangagaciro udasumbwa kuri we ni doctora. Ngo ariyo mpamyabumenyi y'ikirenga. Ngo ibyo bizatuma rero ngo atita ku ngeso n'imico biranga abandi bose, bazamusaba umubano maze yifatanye n'uwo yararikiye. Ibi navugaho ngira ngo nanjye nsoza amashuri 6 yisumbuye ngutere story. Hari bashiki bacu twiganaga, ngira ngo mbonereho no gusuhuza abanyeshuri twiganye muri Saint Dominique Savio, ngira ngo ndabashuhuje cyane. Hari abakobwa bashiki bacu bakundaga kudusetsa, ugasanga bazamuye amajipo, ugasanga aravuga ati njyewe nabonye ufite kontaki. Ngira ngo bo barabizi. Ati njye nabonye ufite kontaki, ati ntacyo waza umbwira. Ngira ngo abasore bo barabizi, umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye uwo ntabwo aba yoroshye, aba ari ku rundi rwego. Ngira ngo bamwe tujya tuvugana nkabasha no kubabaza niba bakontaki baboneka. Iryo ni ibanga ryanjye nabo, ariko ndabashuhuje nyamuneka. Ndabashuhuje.
ariko reka nkubwire ko nyamuneka ni ibintu bitoroshye. Uyu mupasiteri yavuze ku bintu byinshi by'ubwenge nk'uko abyivugira muri iki gitabo cy'ubwenge yanditse. Hanyuma rero arakomeza avuga ati indangagaciro udasumbwa kuri uwo, ati nk'uko yavuze yuko azashakana n'ufite dogitora, ati indangagaciro kuri we ni dogitora, ati iby'imico myiza ibindi byose wakwirata nta gaciro agomba kubiha, kuko kuri we icyo areba nta kindi ni dogitora, ari nayo mpamyabumenyi y'ikirenga. Ati rero ibyo bizatuma atita ku ngeso, atita ku mico biranga abandi bose, ngo bizasaba umubano, ati maze yifatanye n'uwo yararikiye. Ati nk'uko udodesha umwambaro atabwira umudozi umuderi azamudodera, ati bijya kumera kimwe no ku Mana. Ati cy'Imana irusha abandi ati cy'Imana irusha abandi, ati nuko iyo nkikuzi kuruta uko wiyizi, ati kagukunda kuruta uko wikunda, ati iyo uyemereye, ati guhitiramo ukwizihiye, ati kandi muberanye, ati nk'uko nawe wamwihitiramo ubaye ushoboye kumenyera iherezo rya byose mu itangiriro. Ngira ngo ku bantu basoma Bibiliya ivuga ko umunyabwenge ari uwita ku iherezo rye. Nawe rero waba umunyabwenge wakwita ku iherezo ryawe. Ati mu yandi magambo, ati Imana ishobora kuguhitiramo uwo utakwihitiramo nawe. Pasiteri aravuga ati Imana ishobora kuguhitiramo uwo utakwihitiramo nawe. Ati burya umuntu arikunda cyane, ati kandi akiyifuriza ibihebuje ibindi kuba byiza. Ati niyo mpamvu ati nawe wagombye gutoranya, ati nawe ati niyo mpamvu nawe yagombye gutoranya, ati nawe yagombye gutoranya uwo bazabana, ati nawe yagombye gutoranya uwo bazabana atisondetse. Kuko abantu benshi inshuti bajya bakisondeka bafite ibyo bashingiyeho, ugasanga umuntu arabeshya ko akunze umuntu, nyamara mu by'ukuri wa muntu atari wakunze, ahubwo afite ibyo amukurikiranyeho. ngira ngo nababwitiraga story z'igihe nanjye nari ndi ku ishuri. Hari umwarimu wajyaga akunda kudusetsa akatubwira ati nta rukundo rubaho. Yabiterwaga n'iki? Yavugaga ko nta rukundo rubaho kuko abona abantu bakunda bafite ibyo bakunze. Ese uratekereza ko niyo abantu bakora divorce bapfuye ubutaka, bagakora divorce bapfuye umutungo runaka, wa muntu yakundanye n'uwo bakundana kubw'urukundo, cyangwa se yamukunze akurikiye cya kindi bapfuye noneho bakaba bakoze divorce? Uyu rero muri filozofiye yaravuze ati jye nabonye nta rukundo rubaho. Ngira ngo iyo ni filozofiye, nawe ufite iyawe. Nawe icyo gihe yarabivugaga, abanyeshuri bakavuga bati genda mwarimu rwose ushobora kuba nta rukundo ugira. Ariko ngira ngo filozofiye niyo, nawe ushobora kugira iyawe. Ariko ahangaha uyu muhanga nawe aratubwira ati abantu bashobora kubeshya ko bakundana, ariko mu by'ukuri nta rukundo ruri hagati yabo, ahubwo ari ugukunda ibintu. Ari nayo mpamvu yagize bimwe avuga abantu bajya bashingiraho bakundana. Hanyuma rero dukomeje, yaravuze ati nyamara muri iki kinyejana kigoye turimo, ati bamwe basigaye bisondeka, ati bakanga kumvira imitimanama yabo, ati bakiyemeza kubana n'umuntu udashobotse, ufite ingeso zikocamye bitewe n'ibyo atunze. Ati bene abo, ati ntibaba bashyingiranwe n'umuntu. Ati bene aba ntibaba bashyingiranwe n'umuntu, reka da. Ati ntibaba bashyingiranwe n'umuntu, ati ahubwo baba bashyingiranwe n'ibintu. Ati uko rero, ati ni ukwigurisha mu isoko rya make.
ati ni ukwigurisha mu isoko rya make. Uyu muhanga avuga yuko abantu benshi bajya bigurisha mu isoko rya make, bakundanye babeshya ko bakundanye n'abantu, nyamara bakundanye n'ibintu aho gukundana n'abantu. Ati ubwo rero ati hazagira igikoma kuri Rutenderi, atariyo mitungo, amashuri, imiryango ikomeye, ati n'uburanga, ati byatumye yigurisha mu isoko rya make. Ati muzumva ati kizakurikiraho, ati kuko wa muntu usa n'uwashyingiranywe na cya kintu ati ntazihanganira kugumana na mugenzi we, kandi icyo yashingiyeho amukunda kitagihari. Uyu muntu azigera yihangana kuko icyo yashingiyeho akunda wa muntu n'ubundi nta kigihari. Pasiteri rero w'umuhanga cyane aravuga ati uyu muntu azigera yihangana, ati ntabwo azihangana kuko icyo yashingiyeho akunda wa muntu n'ubundi nta kigihari. Urumva azi yakwihangana ate kandi icyo yakunze n'ubundi kitagihari? Pasiteri rero akavuga ati uyu n'ubundi ntazihangana, ati kuko icyo yashingiyeho n'ubundi nta kigihari. Ati kwihangana rero kuzaba ntako. Wumve rero amakofi arimo aravuga, wumve baratabaza leta bati nyamuneka dushaka gutandukana. Biturutse kuki? Biturutse ku kurambagiza nabi. Nyamuneka umupasiteri yavuze ku bintu byinshi by'ubwenge, ariko nyamuneka nkwibutse iri n'ibanga W7 TV. Reka nkwibutse ko gukora subscribe ari byo bizatuma ukomeza kubona ibiganiro byinshi kandi by'ubwenge. Nyamuneka uyu munyabwenge rero yakomeje avuga ko avuga ati muvandimwe, ati reka nkubwire ko uruhare rw'Imana ari ukukuyobora, ati kukugira inama, ati no kuguhuza n'uwo mukwiranye. Ikibazo abantu benshi ntabwo bajya bemera guhuzwa. Ugasanga umuntu arasenga Imana ati Mana rero ati mfasha, ati mpuze n'umuntu dukwiranye. Ngo arasenga Imana ngo imuyobore, nyamara kuri ugasanga yishyiriye ibyo agomba kugenderaho. Ugasanga arakunda ibintu nk'uko twatangiye twibona haruguru, ugasanga aragira ibyo ashingiraho, ugasanga akunda ibintu kuruta uko akunda umuntu, akongera agasenga Imana ati Mana nyobora. Imana izakuyobora ute kandi wowe ubwawe hari ibyo washyize imbere, udakunda umuntu ahubwo ukunze ibintu? Uyu muhanga rero yaravuze ati aba bantu badashishoza, atusanga ikintu cya mbere bashyira imbere ari ibintu. Nicyo kintu cya mbere yabonye aba bantu bajya bashyira imbere. Ataba abantu aho gukunda abantu bakunda ibintu, ati bakunda ibintu, nicyo yagize icya mbere. Ati bakunda ibintu. Yaranavuze ati umwanditsi w'icyamare witwa Bertram ati yanditse amagambo akomeye akwiriye gukangura umuntu wese, ati kugira ngo ye kuzongera kugereranya ibitajya bigereranywa, ati kuko nta huriro na rito bifitanye. Ati mu gitabo cye yagize ati twahamagariye gukunda abantu, ati maze tugakoresha ibintu. Abantu bamwe bakoreshwa n'ibintu aho kugira ngo babikoreshe. Ati nyamara ati abantu benshi muri iki gihe ati bakunda ibintu, ati maze bagakoresha abantu. Ati uyu ni umutego wa Satani. Ati nayo mpamvu ati duhamagarirwa kongera gutekereza ku byo duha agaciro, ati n'umwanya ati tubishyiramo. Hanyuma rero yaravuze ati twahuje ibitajya bihuzwa, ati tunagereranya ibitajya bigereranywa. Ati mbese muvandimwe, ati uyu munsi uri muwuhe mugabane? Nanjye nakubaza nka peacemaker, nakubaza nti se nshuti yanjye uri muwuhe mugabane? Ataho ati ntiwigurisha mu isoko rya make, ati ntiwishyira ati ntigurisha mu isoko rya make.
Yes, ati cyangwa ati ukagurisha ibitajya bigereranwa, ati ukagereranya ibitajya bigereranwa. Yaravuze ati umuntu extra commercial, ati ntabwo ajya abarwa mu bicuruzwa. Ati umuntu ni extra commercial, ati ntabwo ajya abarwa mu bicuruzwa. Nyamara hari benshi kuri uyu munsi bafata umuntu bakamugereranya n'ibicuruzwa. Ngira ngo rero ikindi ku mwanya wa kabiri yaravuze ati abantu mu kurambagiza ko bashyira imbere amafaranga. Yaravuze umwanya wa mbere aravuga ati abantu bashyira imbere ibintu, ati bagashyira imbere amafaranga. Ati ku mafaranga, ati umwanditsi w'umuhanga muri Norvege witwa Henry Ibsen, ati yahinduye ibintu, ati yahishuye ibintu bikomeye ku mafaranga. Yavuze ati umuntu bisomye, ati ntabwo ahita ayanga nk'utazongera kuyakenera, ati ahubwo atayakura ku mwanya yahaga mu mutwe we, atakayashyira hasi ku mwanya wayo yagenewe. Yarakomeje ati nk'ibikoresho byifashishwa mu buzima. Henry yagize ati amafaranga agereranwa n'igishishwa cy'itunda, atari ko si cyo tunda riribwa. Ngira ngo abantu benshi baramutse bamenye iki kintu nabo baba bahanga. Ati amafaranga agereranwa n'igishishwa cy'itunda, atari ko si cyo tunda riribwa. Arongera ati amafaranga atashobora kuguhesha ibyo kurya byiza, ati kandi biryoshye, ati ariko ntabasha kuguha ipfa arirya cyangwa se apeti yo kubirya. Arongera ati amafaranga atashobora kuguha inzu nziza cyane, ati ntayiguheremo iki, ati ntayiguheremo amahoro. Arongera ati amafaranga ashobora kuguha igitanda cyiza cyane kizengurutse umuntu, ati kugira ngo asinzirire muri icyo gitanda, ati ayo mafaranga, ati ntabwo ashobora kubimuha, ntashobora kumuha ibitutsi. Ati amafaranga abasha kuguhesha imiti ikomeye, ati kandi ihenze, ati ntiyatuma ugira umuze muke cyangwa se ayo magara mazima. Ngira ngo abantu benshi bajya bivuriza ahantu hakomeye, ariko nyamuneka amagara akanga akabacika. Uyu muhanga rero yaravuze ati amafaranga ashobora gutuma wivuriza ahantu hakomeye, ariko ntashobora kugira amagara mazima cyangwa se umuze muke. Amafaranga abasha gutuma umenyekana mu bantu benshi, atari ko ntabasha kuguha inshuti nyashuti ya yindi yitwa magara. Iyi nshuti itashingira kuri ibi bintu nk'uko turimo tubibona, nk'uko uyu muhanga yabivuze. Ati amafaranga abasha kukuzanira abagaragu n'abasha, atari ko ntabasha gutuma bagukorera bagukiranukiye. Ati amafaranga abasha kukuzanira iminsi yo kunezerwa, atari ko ntabasha kuguha amahoro yo mu mutima n'umunezero wuzuye. Arakomeza ati amafaranga atabasha gutuma abantu bagutinya, atari ko ntabasha gutuma bagukunda. Nyamuneka amafaranga abakire benshi barubahwa, ariko kubahwa siko gukundwa. Ati amafaranga abasha gutuma abantu benshi bagutinya, atari ko ntabasha gutuma abantu bagukunda. Ati amafaranga atabasha gutuma ugera ahantu hose ushaka, atari amafaranga abasha gutuma ugera ahantu hose ushaka, atari ko hatazakugeza ni mu ijuru. Reka nkubwire ko amafaranga azatuma ugera ahantu hose ushaka, ariko inshuti, ntabwo amafaranga azatuma ugera mu ijuru. niho honyine amafaranga atazakugeza. Ati amafaranga abasha gutuma wibonera umwanya wiyubashye mu irimbi rihenze. Amafaranga abasha gutuma ubona umwanya wiyubashye mu irimbi rihenze.
atari ko ntabasha kuguhesha umwanya mu ijuru. Ngira ngo ku magambo menshi y'ubwenge uyu mugabo yavuze, nasoreza kuri ibi, yaravuze ati kubw'amafaranga atushobora kunywa ikinyobwa cyose ushaka hano ku isi, atari ko ntazatuma usogongera ku mazi y'ubugingo. Amazi umuntu anywa ntazongere kugira inyota ukundi. Ngira ngo rero nshuti ukurikiye Ibanga W7 TV, ngira ngo wiyumviye ibintu by'ubwenge ndetse byinshi abaswa bajya bagenderaho barambagiza, ari nabyo bijya bibashyira mu mazi abira. Nakubwira ni rero kora subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byinshi by'ubwenge. Nkwibutsa ko tubagezaho ibiganiro biri mu bisata bitatu. Ibyo ni ibiganiro biri mu gisata cya mbere aricyo cy'iby'umwuka, cyangwa se iyo mvuze iby'umwuka ndavuga ibiganiro bishingiye ku iyobokamana. Hari tubagezaho ibiganiro biri mu gisata cya kabiri aricyo cy'ubuzima ndetse n'iby'ubwenge, ari nacyo gisata turimo nonaha. Ngira ngo rero kora subscribe, ukore share kugira ngo ubisangize bagenzi bawe, ukore like ndetse na comment yawe turayikeneye nshuti. Uri kumwe n'umukunzi wawe ugukunda kandi ukwishimira, Jean Pierre Shimwe Peacemaker. Ciao ciao.